Yesu nashimwe cyane ndongeye ndabashuhuje. Shalom shalom, ndizera yuko icyumweru cyagenze neza, ndizera yuko Imana ikibarinze. Ni Pastor Muteteri Eugenie uri muri cya kiganiro cyitwa kongera kubakira Imana igicaniro, kubakira Imana igicaniro. Ndatekereza yuko zino nyigisho zirimo kugenda zibafasha cyane, kubera yuko nanjye zirimo ziramfasha. Nizera yuko namwe zibafasha. Ushobora no kujya kuri channel yacu ya ministry yitwa PhD Wisdom TV. Rero naho wahajya ugakurikirana inyigisho zacu zitandukanye z'uburyo bwo kubakira Imana igicaniro. Turacyakorera hahandi 12 Kigali Parents School muri sale yaho. Ngira umwihariko wo kwakira umuntu ibyifuzo buri wa gatanu umunsi wose. Nomero zanjye ni za zindi, ni 0782 560 ndashimira bamaze kujya banyandikira, bampamagara, abo tuganira, abampa ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane. Rero Imana ibagirire neza. Ubushize twaganiriye abantu bubakiye Imana igicaniro kandi bazana impinduka ikomeye. Twabonye Eliya, tubona uburyo yubakiye Imana, tuvuga amahame yakoresheje kugira ngo yubakire Imana igicaniro, kugira ngo umuriro umanuke, kugira ngo imvura yongere igwe mu gihugu. Turavuga tuti rero nawe niwe Eliya Imana yahamagaye ihagakiza kugira ngo ushobore guhanurira ubuzima bwawe. Niko ijambo ry'Imana rinavuga muri Yeremiya 1:5 ngo naguhamagaye nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Hallelujah. Imana yaraduhamagaye, yatumye twaye twabisoro mu nda za ba mama, iratweza itugira abahanuzi. Hallelujah. Rero uyu munsi ndumva nifuza kuganira undi muntu washoboye kubakira Imana igicaniro kandi azana impinduka ikomeye. Ndabasuhuza rero abari mu Rwanda, inshuti zanjye ziri mu mahanga, ziri muri Amerika, ziri za Canada, ziri mu bihugu bitandukanye. Ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibanezeze, Imana ibagure mu buryo bwose kandi ibagirire neza cyane. Reka rero dusenge. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye umwanya mwiza w'iki kiganiro, kongera kukubakira igicaniro Mana. Reka mu mitima yacu twongere tugirane ubusabane nawe, kandi izi nyigisho zihindura imibereho yacu, zihindura ubuzima bwacu. Umuntu wese mwami wumvira ijambo rihindura ubuzima bwe. Urakoze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndashaka kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza. Tugiye mu ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice 6, umurongo wa 20. Kaduhere ku murongo wa mbere kugira ngo turaza no gusimbuka. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Kadusimbuke tujye kuri 11. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura Biyezeli, umuhungu we Gidiyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, kugira n'ubutware. Gidiyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko none Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegeza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye? Gidiyoni amusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data. Yesu we. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe.
haleluya. Reka dusimbuke tujye kuri 25. nuko ijoro Gideyoni nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'iya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali uteme Sheri iri hafi yacu, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatswe igihome, ubyitondeye kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana n'abagabo 10 bo mu bagaragu be abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga ngo abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare basanga igicaniro cya Bali gisandanye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati ninde wakoze ibi? Barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaza igicaniro cya Bali agatema Sheri iri hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati ushaka kuburanira Bali bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaza igicaniro cyayo. Cyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, aravuga ati Bali ni mu murege, Bali ni murege kuko yasandaza igicaniro cyayo. Haleluya. Yesu nabaho umugisha cyane. Ndashaka rero kuganira namwe. Ubushize twaganiriye kuri Eliya, umuntu wagerageje kubakira Imana igicaniro, hanyuma haza impinduka, umuriro w'Imana waka mu gihugu, Isirayeli yose ibona Imana, ivurirwa mu gihugu yari imaze imyaka 3 n'igice itagwa, hanyuma Imana yihesha icyubahiro, abantu bongera kugarukira Imana. Abahanuzi ba Bali barapfa n'aba Ashera. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero ndashaka kuganira nawe kuri Gideyoni. Haleluya. Gideyoni umwana wari woroheje cyane mu muryango w'iwabo, yari bucura. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Igitabo cy'abacamanza n'igitabo kigaragaza ukuntu Isirayeli yagiye mu bibazo bikomeye Yoshua amaze gupfa. Hanyuma ngo Abamidiyani barabakoroneza, bakajya baza barabazonga imyaka 7. Abisirayeli bagahinga, bamara guhinga bakaza bagasarura ibintu byose bahinze, barangiza bakasiribanga bagatwara ibintu byose. Ngo nuko Abisirayeli bariheba bajya mu buvumo, bajya kwihisha. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibahagurukiriza umuntu w'umukozi w'Imana witwa Gideyoni. Imana imusanga nawe ari umuntu nawe ufite stress yamurenze, yibereye munsi y'igiti cy'umurotemu asekura ingano, arimo munsi y'igiti asekuraho mwene Yowasi, nta gisubizo afite cy'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana iramugenderera amwira iti marayika w'Uwiteka. Isezerano rya kera bavuga marayika w'Uwiteka, bavuga Imana. Araza aramwegera amwe aturaho wa munyembaraga we kandi w'intwari. Gideyoni amusukaho agahinda kose yari afite ati mutware, koko ngiye se ndi umunyembaraga gute? Iwacu ndi umuhererezi, hejuru y'ibyo turi mu muryango w'iwacu turi abantu boroheje cyane, nta nubwo nashobora kuyobora Abisirayeli. Ese imirimo itangaje Imana yavuze iri hehe? Igicaniro rero ari mu ntambara zikomeye. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Gideyoni asaba Imana ibimenyetso byinshi bitandukanye. Icyo gice gisomye cyose Bibiliya iravuga ngo ariko Imana irambwira ati rero Gideyoni, kugira ngo uzaneshe Abamidiyani ntuneshe umuntu umwe, hari ibanga ngiye kukwibira. Genda usenye ibicaniro byose iso yubatse, ibicaniro bya Bali biri wanyu. Numara kubisenya unyubakira igicaniro, numara kucyubaka, haleluya, hanyuma Abamidiyani uzabanesha nkunesha umuntu umwe. Bibiliya iravuga ngo nuko atoranya abagabo mu bagaragu be, baraza bagenda ari nijoro basenya icyo gicaniro. Bamaze kugisenya bubaka ikindi gicaniro, bamaze kucyubaka
bukeye mu gitondo abanyamudugudu baraza basanga igicaniro cyabo cyaguye, baravuga ngo baragenzura baraperereza, baza gusanga ari Gideyoni. Barangije baravuga bati aha rero Gideyoni babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe tumwice. Yowasi ndamukunda, avuga ati ariko se niba ari Imana niyiburanire ko bayisenye igicaniro. Se murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kuburanira nde? Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Gideyoni yumvira Imana, yubaka igicaniro. Reka nkubwire inshuti yanjye, wowe Imana yaguhamagaye kugira ngo wubake igicaniro mu muryango. Imana yemera ko abantu bubakira ibigirwamana, hanyuma Imana igategura abandi bazabisenya. Mu muryango wo kwa Yowasi hari Gideyoni, mu muryango w'iwanyu hagomba kuba wowe, kugira ngo wubakire Imana igicaniro. Wongere kuzana Imana mu muryango, wongere kuzana Imana mu gihugu, wongere kuzana Imana aho ukorera, wongere kuzana Imana aho washatse, wongere kuzana Imana aho uvuka, wongere kuzana Imana aho ukorera muri karitsiye. Zana Imana, ubakira Imana igicaniro. Ni wowe Gideyoni Imana yahamagaye mu muryango, ni wowe Gideyoni Imana yahamagaye ku musozi wa politiki, ni wowe Gideyoni Imana yahamagaye ku musozi w'uburezi, ni wowe Gideyoni Imana yahamagaye ku musozi w'ubuvuzi, ni wowe Gideyoni Imana yahamagaye ku musozi wa edikasiyo, Imana yaguhamagaye ku musozi w'ubukungu, umusozi w'imyidagaduro, umusozi w'itangazamakuru, aho ukorera aho ngaho. Ni wowe Gideyoni, ubakira Imana igicaniro. Haleluya. Hari ibintu bikomeye cyane Gideyoni yakoze, Imana irigaragaza. Amaze kumvira Imana, ikintu cya mbere yumvishije ijwi ry'Imana, arayumvira, yubaka igicaniro. Muri ibi bihe kugira ngo wubakire Imana igicaniro, wongere kugarura Imana mu muryango, wongere gusenya ibigirwamana byose byubatswe mu muryango wawe, umvira Imana. Umvira Imana, ijwi ryayo icyo rigusaba ujye ukore. Yesu nashimwe cyane. Icya mbere Gideyoni yumviye Imana. Icya kabiri yasenye igicaniro. Haleluya. Biriya bibazo by'iwanyu, kiriya gicaniro gituma mutabyara, kiriya gicaniro gituma musara, kiriya gicaniro gituma mutubaka ngo musazire mu mago, gituma musenya, kiriya gicaniro gituma abantu biga ntibabone akazi, kiriya gicaniro gituma abantu baba mu nzoga no mu busambanyi. Kiriya ni igicaniro, niyo myuka y'ibisekuru, iyo myuka aho dukomoka bubakiye, iyo myuka bavuganye nayo, iyo myuka bakoranye nayo amasezerano, iyo myuka bahaye ibitambo, iyo myuka banywanye igihango. Izo mbaraga rero z'ahantu dukomoka z'Imana imiryango yimitse mu buzima bwabo bakorera, nizo zongera zikazana ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Iki gicaniro cyo mu muryango wo kwa Yowasi cyari cyarabateje igisuzuguriro, nicyo gituma Gideyoni abwira marayika, aramubwira ngo twe turi abantu boroheje kandi basuzuguritse cyane. Ese genda muntu ki watuma nubaka igicaniro cy'Imana cyangwa nakiza ubwoko bwa Isirayeli? Iyo dushenye igicaniro cya Bali tukubaka igicaniro Imana cy'Imana mu buzima bwacu no mu miryango yacu, icya kabiri tubona icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Oh haleluya. Intambara zose bari bafite mu muryango wo kwa Yowasi, n'intambara bari bafite nka Isirayeli, Imana yarazihosheje kuko Gideyoni yumviye Imana, asenya igicaniro cy'iwabo. Aramubwira ati rega Gideyoni, wirebe ikibazo mu rwego rw'igihugu, ikibazo kiri mu nzu y'iwanyu, bazunesha imbaraga z'iwanyu, hanyuma numara kuzinesha abantu uzabayobora nk'uyobora umuntu umwe, uzanesha. Iyo twubakiye Imana igicaniro, intambara zirarangira. Intambara y'Abamidiyani yararangiye kuko Gideyoni yumviye Imana, yubaka igicaniro, asenya icyari gihari. Haleluya. Ugira icyubahiro. Haleluya. Iyo myuka iduteza igisuzuguriro, ugasuzugurwa n'utakagusuzuguye, ugasuzugurwa n'urungano rwawe, ugasuzugurwa n'abo musengana, ugasuzugurwa n'aho ukorera, ugasuzugurwa n'umugore wawe n'abana bawe n'umugabo wawe, ahantu hose ukagendana igisuzuguriro. Ariko dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana ikiza igisuzuguriro. Yarabivuze muri Yoshuwa ibice 5:9, ahantu hitwa Igirugari, ngo noneho mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Haleluya.
Imana igukureho igisuzuguriro nshuti yanjye umaranye igihe. Gideyoni amaze gusenya igicaniro cya Bali, yahawe icyubahiro Imana yari yaramugeneye, yahawe icyubahiro Imana yari yaramuremeye. Iyo dusenya igicaniro tukubakira Imana igicaniro, tuhabwa icyubahiro kiri mu bitekerezo by'Imana. Abantu benshi Imana yahamagaye yagiye ibahindurira amazina, irabwira iti isi yabise gutya, ariko twebwe mu ijuru tubita gutya. Haleluya. Yabwiye Mariya ngo mu isi bakwise Mariya, ariko mu ijuru twe tukwita uhiriwe. Yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ku isi bakwita Aburahamu, ngo ariko twe tukwita Aburahamu. Yabwiye Sarayi, iramubwira ngo ku isi witwa Sarayi, ariko mu ijuru twe tukwita Sara. Haleluya. Rero tugarurirwa icyubahiro Imana yaturemeye. Turawe Imana yaremye kandi turemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Tuhagwa gukora cya kindi cyari mu bitekerezo by'Imana. Mu yandi magambo, tujya mu muhamagaro w'Imana yaturemeye. Haleluya. Tugira icyubahiro cyinshi. Abo ikindi, icya gatatu, abo tuyoboye bahabwa umugisha. Kubera iki? Kuko twasenye ibicaniro by'iwacu. Mu yandi magambo, abantu tuyobora, ziriya ntambara tugira mu kazi, ziriya ntambara zigira mu miyobore ya buri munsi, y'ibyo tuyobora buri munsi, ziva inyuma. Ikibazo kiri mu nzu y'iwanyu, ziva inyuma. Senya imyuka yananije iwanyu, senya imyuka yananije umuryango wawe, senya imyuka yananije inkomoko yawe, hanyuma noneho uhabwe imbaraga zo gukomeza kugira ngo n'abo uyoboye bahabwe ihumure. Haleluya. Kandi iyo twamaze kubakira Imana igicaniro, abo tuyoboye bahabwa ihumure. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ikindi, duhindurirwa izina. Yitwaga Gideyoni, ise amwita Yerubebe. Niba Bibiliya iravuga ngo ise yamwise, katuhasome, Imana yamuhinduriye izina, ise yamuhinduriye izina. Yesu nashimwe cyane. Duhabwa kandi gaciro gakomeye kubera yuko twahinduriwe izina, Yerubali. Yesu nashimwe cyane. Yowasi yita Gideyoni Yerubali. Imana iyo tumaze kubakira Imana igicaniro, Imana iduhindurira amazina. Haleluya. Dawidi yari umushumba, umunsi umwe ahinduka umwami, kuko yubatse igicaniro cyo kuramya Imana no kuyubaha no kugendera mu mategeko yayo, ahabwa kuba umwami. Haleluya. Imana iguhindurira izina aho utuye, Imana iguhindurira izina aho ukomoka, Imana iguhindurira izina. Rakatara ya baba. Imana ihindura amazina yawe abantu bakwita, amazina y'ibihe, amazina abantu bakwise kubera ibihe urimo gucamo. Imana iguha izina rishya ritigeze rimenywa n'undi muntu. Iyo twubakiye Imana, mu yandi magambo, iyo tugiranye ubusabane n'Imana, Imana iduhindurira amazina, abari ingumba bakabyara. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ikindi, tunesha abanzi bacu ngo nuko igihugu gihabwa ihumure. Gideyoni ayobora imyaka 40 mu Bisirayeli. Tuhabwa ihumure nshuti yanjye. Ubusabane bwawe n'Imana n'ubwubaka, ukubaka icyo gicaniro cyawe n'Imana, ukanesha igicaniro cy'umuryango, ugasenya igicaniro cy'ibigirwamana iwanyu bubakiye imyaka myinshi bakoreye. Imana izaguha kunesha abanzi bawe. Imana izaguha kunesha abanzi bawe. Haleluya. Abanzi bawe bazarangira, winjire muri Rehobote, winjire mu mahoro. Yesu nashimwe cyane. Iyo dufitanye ubusabane n'Imana, intambara zose twari dufite mu miryango, aho dukorera, aho twavutse, aho twashatse, ubuzima bwa buri munsi, mu mpande enye z'ubuzima tubamo za buri munsi, Imana iduha amahoro, Imana iduha ihumure. Shalom y'Imana iza mu buzima bwacu, kuko bisobanura amahoro. Amahoro ya Kristo atwarira mu buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Gideyoni amaze kubakira Imana igicaniro, igihugu cyahawe ihumure. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyo twubakiye Imana igicaniro,
tugasenya icyari gihari mu muryango, inyatsi irarangira. Ibyadutwaraga ibyacu, ibyatwaraga umugisha wacu, ibyatwaraga amasezerano yacu, uwo munsi birahagarara. Imyuka y'Abamidiyani irarangira. Imyuka isiribanga ibyacu, imyuka isiribanga imisaruro yacu, imyuka isiribanga amateka yacu, imyuka itanga izindi seve zitari zo z'ibinyoma ku buzima bwawe. Imana iyo tuyubakiye igicaniro tugira indi seve. Haleluya. Ngo nuko igihugu cyose gihabwa ihumure kuko Gideyoni yaranesheje. Haleluya. Ngo Gideyoni agira ubutunzi bwinshi, Gideyoni agira amahoro mu gihe cye. Isirayeli igira ihumure. Uwari umuntu woroheje mu muryango wo kwa Manase, uwari umuhererezi, uwari inyuma. Iyo twubakiye Imana igicaniro tugasenya icya kera, ubusabane bwacu n'Imana budukura, Imana idukura ku cyavu ikatwicazanya n'ibikomangoma. Imana irifuza kugukuraho igisuzuguriro, nshuti yanjye. Irifuza kugukura muri iryo vu, muri iryo vu ry'amarira, muri iryo vu ryo gutabwa, muri iryo vu ryo kwangwa, muri iryo vu ry'umuborogo, muri iryo vu ryo gukenyuka, muri izo mbaraga ziwanyu. Hari umuntu usanga avuga ati igicaniro cy'iwacu, ati twebwe iwacu ntitubyara, twebwe iwacu ntiturenze imyaka 50. Icyo ni igicaniro. Imana iraguhagurukije nka Gideyoni kugira ngo ugisenye. Haleluya. Nshuti yanjye, Imana yemeye ko igicaniro cyubakwa mu muryango, itegura wowe njye nawe kugira ngo tuzagisenye. Ni wowe Gideyoni uyu munsi, ni wowe Imana yahamagaye, ni wowe Imana irimo kuvugana nawe aka kanya ndimo kuvuga. Ni wowe Imana irimo guhamagara kugira ngo usenye igicaniro cy'abarangi, usenye igicaniro cy'amagambo yavuzwe ku muryango wawe, usenye igicaniro cy'abapfumu, usenye igicaniro cy'abatongera, usenye igicaniro cy'abarozi, umenagura imyuka ya karande, imbaraga zikurondora z'ibisekuru n'ibisekuruza, amagambo yavuzwe mu muryango. Ni wowe Imana ihaguruje kugira ngo uyasenye, wongere wubake amasengesho yawe abo umubavu mwiza uhumura neza imbere y'Imana. Imana iraguhamagaye nka Gideyoni kugira ngo jye nawe twubake igicaniro cy'Imana, kugira ngo intambara zirangire mu buzima bwacu, mu miryango yacu. Yesu rero aguha umugisha, Yesu rero akugirire neza. Ndashaka gusengera uyu munsi ubuzima bwawe kugira ngo Imana iguhagurutse nka Gideyoni, uve munsi y'icyo giti, uve aho hantu wihishe imyaka myinshi, uve muri uko gusubizwa inyuma, uve muri uko kutamenyekana no kutagira icyo uvuga. Imana igukura aho hantu, nshuti yanjye. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha, gukure munsi y'igiti cy'umurotembo. Uri aho wa munyembaraga we, imbaraga ziwanyu zatumye utagaragara, imbaraga ziwanyu zaguhishe munsi y'igiti cy'umurotembo. Ariko uyu munsi aho ngaho usekurira ingano, umuruhu urarangiye, ibyakubuzaga amahoro birarangiye. Uwiteka araguhagurukije nka Gideyoni kugira ngo umwubakire igicaniro. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Ndashaka gusengana nawe cyane cyane abantu bakunda kwisuzugura, ni abanyembaraga. Uri aho wa munyembaraga we, izo mbaraga zagusuzuguje uyu munsi ugiye kuzivuga hejuru. Ndasenya umwuka w'icyangiro ku buzima bwawe, umwuka wo gusubizwa inyuma, umwuka wo kubeshyerwa, umwuka wo kwangwa, umwuka wo gutabwa. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ya Isirayeli, Imana ikomeye cyane, Imana ifite imbaraga n'ubutware, ndasengera mwene data unyumva, umukobwa n'umuhungu, umugabo n'umugore, umusaza n'umukecuru, ndabakokoraho igisuzuguriro, ndabakokoraho inyatsi, ndabakokoraho amarira, gutabwa no gusuzugurwa, intambara, impaka mu byabo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenya igicaniro giteza ubukene, igicaniro giteza inyatsi, imbaraga za ryangombe, imbaraga za nyabingi, myuka y'abacwezi, myuka y'abagwagasi, myuka yose ndayimenagura. Abazimu bo mu miryango, myuka y'abapfuye itera abana b'Imana, ndayirimbura mu izina rya Yesu. Ndabakokoraho indwara, ndabakokoraho, ndasandaza icyo gicaniro giteza indwara mu miryango, ndasandaza icyo gicaniro gikenyura abantu, ndasandaza icyo gicaniro kibuza abantu kumenya Imana, ndasandaza icyo gicaniro giteza abantu igisuzuguriro, giteza kujugunywa
kwangwa, gutabwa, icyangiro n'igisuzuguriro, ndamenagura uwo mwuka wa satani mu izina rya Yesu. Wambaraga we, ndakuboha mu izina rya Yesu. Umuntu wese mwami ahabwa ihumure, umuhagurutse, ndabakura aho bahungiye mu buryo bwo mu mwuka, ndabakura mu bwoba, ndabakura mu bwoba, ndabakura mu gutinya, ndabakura mu ndwara. Reka tukubakira igicaniro mwami. Uwiteka, ndasengera abagore batabyara kugira ngo babyare mwami. Ndasengera mwami Imana abashomeri badafite akazi kugira ngo bahe akazi, ubahe n'ubwenge data nyiringabo bwo kwihangira n'imirimo, batera imbere, bave mu bukene n'igisuzuguriro. Ndasenga mu izina rya Yesu. Ndasengera abanyarwanda muri rusange, ubagirire neza mwami. Twubaka igicaniro kiva kuri wowe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Imana ibagirire neza. Mukomeze, dukomeze kubaka umurimo w'Imana. Mumpamagara, muntelefona, mumbwira ibyifuzo byanyu. Kandi nukuri wumva nawe watera inkunga kino kiganiro, ikaze. Imana iguha umugisha. Imana ikugirire neza. Yesu abagirire neza, amen.